umva ikindi nshaka umbabarira umbwirire Gakware anyiyamire nyine bihehe zaho ntiwazi nzagana hehe simbabarira umbwiza ko mwambabariye mwabantu mwangiriye impuhwe kuko reka nkubwire va gicucu ubu nubwo ndi kwanza nubwo ndi so wakubyaye uzi ko nakwiyambura ubuvyeyi nkakunaganga ukaguhara ukaturika wa mushenzo nakoze iki muri kino gitondo none ariko humura nje nakubwiye ko ndi kumwe nawe iteka ryose wumvise Imana iguha amahoro n'imigisha gerageza uburyo dutandukana kujya umwenyura kugira mwiza kurushaho akira kano karabyo ururabyo se wabuze igisobanuro cy'ururabyo kuva na kera ubundi ururabo nk'uru rw'umutuku birasobanura urukundo rwuzuye wagiye umbabarira ariko n'ubundi nakora nabizi ko ngukunda rero ubu ngubu biba bisobanuye yuko n'ubundi bari inyonyezo kuri bya bindi byose nkorera buriya ni wowe ujya unyimura mu isi nkajya mu ijoro napfuye shana kuri buriya ndagukunda mana nuko utabizi nakumbanza usigaye ubibona no mu bikorwa buri kimwe cyose oya ndabibona ariko ubwo ahantu rero ariko se sheki twazapanze rimwe tugasohoka tukajya nko ku mazi tukamara nk'icyumweru ibyo ngibyo nukuri ibyo ni ibintu byoroshye cyane cyane kumva nyine nshaka nukodesha bwa bwato bumwe burebure bumwe usukura njya mbona hari abandi bakobwa n'abasheri babo nyine basohokanye nabonye akantu kagufiya kakubera Rasa ntabyambaye. Oya kumasi ku mazi se? Usajya ku mazi wambaye ibintu birebire. Ndisaziye ntabwo nakambara tuyatu. Oya nta kibazo byabigatumba kubirobesha bikabona yuko nanye mfite. Buriya njewe iyo bavuze ngo umuntu yaguye hashashe ni njewe baba bavuze. Ujye unyuzamo ariko namvugisha unandeba mu maso uziko nkunda kureba mu maso ugurikiye ndoro yawe Nubigoneka nabo babone isoni isoni ngo sinakureba nkumva buriya rero ibyanjye nawe rwose biraryoshye ariko ikibazo mfite ni kimwe ikize shiri iki ni wawe numva ko ufite umugabo ufite n'umwana ko wicaje aho ngaho uri muri telefone ushaka miki urashaka miki mpeza hano ndebyo waruri ese mwese mwicaza ibirenge takumenyere kambikore Gakora amaze kukwanduza imico mibi aho kwicaza ibibuno bakicaza mama tukira gakorera hehe wana yanjye Gakware ndi umushumba we Gakware n'uruhinja ngendana mu mugongo Gakware ni igiki mu bintu ako mama ugurumva kurenge mu nzira karengane bisa kumarira iki Jojo uriyemeje ko kurera ugiye guhangana nanjye wagira ngo ibyo mba nkora byose so kukurengera siko mba ndi kurwanaho se mama urangwanaho urenganyira wigize nshinze wigize nshanutse n'icyomotse buri munsi uvugira Gakware ngiye urabona nakongera kwemera kujya kurara mu nziva wapi ntago bishoboka igishoboka cyose nzagikora icyo sabwe nuko ese mama guhohotera Gakware urabona ibyo bizatuma tubaho neza nibe nzazana isipana
nibura nkafungurura urutwe rwawe Jojo kandi Jojo wigize inshinzi y'inshyumutsi icyo ngusaba nuko ziba cyangwa nzihekure kunuka bakande bakadahumbya we ese ndumva wankoresha iki nkanyoko wumva wankorera iki ntabwo ushobora niba kujya ku ruhande rwanjye mama ntabwo nzajya ku ruhande rwawe urimo guhotera Gakwari ararize ona urarize urise ngukubise ndagukubise cyangwa ngukubite bigira ishingiro urizwe n'ukuri nzagufate Jojo Gakwari nakubwiye ko nta kintu mupfana Gakwari amaraso atembera mu mitsi yawe ntabwo ari atembera mu mitsi ye urasabwa kwicara ugacunga cyangwa nzafata urushinge ubwo burira n'amaso yirirwa ncunga nzakwereka icyo nzayakoresha akagoryiwe icyo usabwe ni iki mvuze kugira gute icyo usabwa ni iki niba utabicyumvise no gufunga umunwa reka jye nta mugabo ngira nta n'umwana ngira nta mugabo nta n'umwana ngira mbamo njyenyine ngira bose ariko uzi ko abantu babona umuntu yemereye neza bagashaka kumuteranya ninde wabikubwiye reka njyanye ndi gusoma agacupa aho ngaho ngira ngo nze kuza ameze neza mfite akabaraga gahagije mbona ukuntu mushimisha ko hakundi tujya tubigenza amakuru aho ngaho ntashaka kuduteranya pe nawe ashaka kwivanga mu nkundo z'abantu ariko ubundi rwose nta mwana ugira reka nta n'umugabo ngira ahubwo numva si ibyo ngibyo aho ngaho rwose none mba numva ari bibaye munange burundu imba numva nduhutse nishimye uri kumva nanjye icyo ngiye gukora umva nuko kwitaho uri kumva amabono ngayatigisa ubu rwose nahereye kare nkwitegereza nkukoraho numva nashyugumbwa neza ameze nabi ahubwo reka nkwereke reka nanjye nkubwize kuri pe ndishimye ngiye kukwitaho bishoboka n'umusheri wanjye mana yanjye simbizi ikintu uzakora uretse nkwereke mbere y'uko iriya komande twatumije tugeraho ngwino mbanze ngukorere ka massage nukuri ndumva nashyugumbwe meze nabi bose ubona ntabwo ubona uburyo nabyibushyemo ibintu bya massage wenda tuzabikora reka twiganire bisanzwe ibintu bya massage wenda uzayinkorera ubutaha cyangwa tuzajyane muri sauna ariko wazanjyanye muri sauna kuko naragiyeyo na rimwe muri sauna se iyi ntabwo ndagiye na sha ntumbone gutya rero genda umuturage hari ahantu henshi nari najya hari ahantu henshi nari nasohokera pe uzajya unjyana umva rero nkubwira kuva warambonye umva aho utageze icyo utabonye ni njyewe ugiye kuzuza ibyishimo byawe shana kuri urakoze noneho iyo nguyemo gutya we ndongera ngasubirana shana kuri numvaga nava no mu gituza cyawe numvaga nakigumira nkaryamaho numvaga ari byo byiza kagira icyo ubwira Gakwari ukazajya ugira icyo ubwira so ugomba kujya wicara ugateta nk'umwana mwiza papa yaza kandi ukajya umwakira neza dadi kandi wabona rwa Gakwari rutangiye kubyimba ari uko papa waje ukajya ugerageza uburyo ruseka ngaho seka se gusa urasetse cyangwa urashenyetse ugomba kunyubaha icyo ngomba gukora cyose kigomba kukubera cyiza mu maso yawe ibyo byose rero murwana wanjije kora agasusu ushaka kuzabireka ngo iki Jojo nta kintu uvuze kandi warwana izina ry'Imana ngo ariko se watewe rizahiye ariko mabuja uzagera urarawinga ibigage hanyuma uzumwumukane ubuse ntabwo naje kugama imvura wowe urayonga iki gikatu cy'imvura cye cyari uri umunyu uri isukari ndavuze ngo hariyo noneho ndifu mu nzu hanze umwana umuzamu
umudayimoni uba wabateye yabacumurije abaturukaho. Ako se wowe mudayimoni wabonye hano? Uzi ikintu njya mbona ndanda aho uzi ko udashobora kwirukana, uzi ko nta kwirukana. Kunyirukana ndavuze ngo haguruka. Ubuse hano hari kesi social mfite, hari assurance mfite. Urabona uro kujya muri assurance wowe uri zuba amazuba abiri yonyine. None nta na mituweli wanyishyuriye ntabwo mva hano. Ariko ndi barakubwiye ngo ngurere sintayenda ntaho njya. Kuba yakiziritse ku muhoro gasiga kawuciye. Ariko ntabwo uzi ko ari buyaje vugana n'abaturage. Ndanda use ndwaye imisuzi kubera ko iki ni igiki. Nansuriye uranjyana kwa muganga. ariko urangwa nk'ibi bintu yanzaniye aha n'ibiki. Reka nigende. Uransuriye shiri none ko wambaye neza byagenze gute? Ko no busanzwe n'ubizi se. None umunsi byakabije. Imba ngomba kuza nyine tukabona ameze neza. Mana yanjye. Ega uri kumwe n'umusore. Shiri wagiraga kunsetsa koko. Hano ntabwo wigeze wisondeka. Shano kuri pe ego. Kuko ariko ura nawe uri kize ndi kukureba. Reka urakabije ndagukunda mana yanjye. Ndagukunda. Shano kuri urakoze. Nta muntu wari winjira mu mutima wanjye bingana nk'uko ubu ngubu urimo. Nta nuteze kuzawujya. Shano kuri ndagukunda kandi uranabizi. Subize ko mukunda se. Ndabizi ntayo mbishidikanya. Noneho iyo turi kuganira ijoro ryose. Ubugake. Mba numva agiye nko gupfa pe useko ko nzakora iki. Ariko uzi ko ndimo ideni utaranyishyura. Iriye. Ubu nakwigisha koga ejo bundi ntago wahise njya mideni. Yuwe ubwobwo ari bwagishoye. Niko. Shiri ubwobwo aranyishe. Mbega kukubona mu mazi menshi. Ngiye nitinyira amazi mbabarira. Ngiye kuzava ahubwo ngiye sinzanasubirayo maze buriya. Ubundi ndabira ibintu atari byiza. Ntago ngiye nzanasubirayo pe. Ubundi reka banze nkubwire. Amazi. Umugore mwiza nkawe aba akwiye ibyiza nka biriya. Ni ukuri. Ukamwitaho. Soko se. Kugira ngo inzobe ikomeze b'inzobe. Se ndakurusha inzobe. Uri inzobe cyane ntabwo nkurusha. Reka. Wowe se ko uri uhogoza. Wavuye kazi yakiri kare se none byagenze. Nabize ko nsigaye naha kare. Oya ariko ugomba no gutaka ukaza ukandeba. Ntese simba ngukumbuye ngewe. Wavuze se ngewe. Amashama afite amatsiko y'umunsi tuzaba twabanye nge nawe. Urumva mbizi neza ko utari butahe nawe ubizi neza ko ntari bugende tukagumana. urukundo rugiye gushya. Burakurya vuba nk'ubu babuja gusanze wasobanura muke uretse ko kwigarira navuga ko wabyibye. Akantu kamwe ngiye kubwira ni ikintu bita mu gifaransa séduire. Ngiye rero kubuyabuya. Ariko ubundi wigiye ko twakuranye muri cya cyaro cy'iwacu ibyo bintu séduire séduase ne macédoine n'ibiki. Uko ko wabarakuze ukaguresha icyanjye ngabamaze kuba muremure wakuze ryari. Nongere mudihe ahubwo mugabo urashaka kujyamo nk'imi biryo natetse noneho bireba icuni cope wese ku butwaye bwose rero mwana ugira inda pe bushyira hano n'ubwawe njye nariye bushyira aho urye neza utura ariko ufite umurumba kandi ari we wabitetse nyese we kutarya cyakora gira vuba urye ugende ntabwo ubugari bashyira nk'umuntu ariko shyiramo hano urashaje pe ubundi uramutse azangwaho wowe dore urashaka naka rya vuba ugende mabuja atagusaka akanyirukana ikigofero kimeze nk'ikimbwa zo mu bizungu ariko ukuntu
ndagukunda njyewe nako nariye Cyagashimbo kamwe akanaka urukundo. Kare. abuze basi byibuza urabizi ko ukunda cyangwa uburaho Urankunda none sinde kugutambika nagukunda. Bana kuzana impaka. Ibintu byo kuzana impaka nibe bizana imyako. Kada. Kadauga kiye mu gihe. twa tuntu twose tujya dukora iminota mike tukaba tubikora amasaha menshi amasaha menshi turi kumwe mana we ese ujye ubitekereza byibuze njye rero iyo ntangiye kubitekereza nicaye muri office mpita nzimya imashini nkahita nza kukureba shangiye wumva nabuze buriya naguhamagaye buri gihe menya ngo mba nagukumbuye numva nabuze icyo gukora nabukandika tumve kuguhamagara noneho nkakureba gutya ariko ujya nyuzamo nanyegerere kuko uzi ko wagira ngo hano hari umuntu uba hari uri kukureba oya nta muntu uba uri kutureba reka niyo yanatubona sibyo ko niyo yanatubona dutwara iki wowe uri ibyanjye nanjye nkaba ibyawe si uko umugabo wanjye nanjye nkaba umugore wawe ntikumva nta n'ibirenze birimo ariko niyo yatubona buriya yatwigira akamenya uburyo abantu bakundana si uko se shana kuri sheri ntisubuka komanda uwo mukanya uraje uyimbwire ngo ugiye guhita utaha ngenda njya he ubuse rukumbuzi rwawe rushize dore uno munsi turahera hasi gake gake ukora iki gake gake se ukora iki kwa kundi nyine mbabarira iyo nyine ko se kwa kundi gake gake mbabarira genda nta gake gake hano se none hasi umva aba baturanyi bawe ndabatera ishyari ndahira ni ukuri umva mbabarira wituma nshyugumbwa ngahita nkwirukankana mu nzu none se bundi ko mari niko nukuri kwibara umva jyewe uriya mba numva numiwe n'ubundi ko mari ndahari kandi mari wese uri kumva umva narabikwemereye cyane pe buri kintu cyose ngomba kuzakiguha wifuza twese ko wa mugani duhari akanone mba ndi gutegura ubu ngubu uretse mbone konje yo mu kazi mujyane Dubai yewe none byo ari surprise nahita nitura hasi mujyane Dubai mumabuja kuko agusanze hano urano namuke kira kivuna ngo uramugwe urasigaye mfata nabi ese wowe nta kibazo mujya mugirana yani kibazo nayo ariko akarishye nk'imbwa iryana imbwa gusa se ahubwo uziniyo shyiraho imbwa ifite akazi noneho ifite ubikureho imbwa y'akazi ukumva uriya mugore agira umutima mubi mu buzima nicyo cyavuze ngo imbwa uru ruguze imyaka ndubayemo ariko nimba ariho umuntu mububa wigeze uba muri uru ni kiriya kigore nagize ubuze ko wabaye muri nduba ubwo se bagenda bajya imodoka mu by'imicafu ngo urugo imyaka ndubayemo n'induba wanduba wari wowe uri kuntuka hejuru y'ubunyobwa n'isambaza ngo ugaburiye ku biryo bya mabuja mbikwake noneho birebe wantumbiwe intumbi nta biryo bya ziba zonyo kazi umuntu w'umusinganyi ugatangira nzonyo kazi usigaye urya saa sita na nijoro na mu gitondo nk'aho uri umwana wo kwa perezida uri kumva mbaye nzonyo reka nzonyo nyakwereka wewe sesa ushaka muri cyangwa gutyo ntawe umushyitsi turakundana ariko ntawe umushyitsi ubu ntiwariye urya buri kanya urya buri gihe ibiryo wabyigaraguyemo none uri kurya gutyo ushaka gusoma kandi uri kujya uryamye akabizu basi jya humura cye ariko akariro gake na feri urumva tugomba kuzajya dufasha abantu bababaye dore cyo pani sazi iwanyu namwe ubyisazi do
umva Toka. buriya Tamere sane wanduriwe. Mabuja wiriwe. Wiriwe. Wiriwe neza mabuja. Ni Kanogo, amubonye. Ni Kanogo. ubu niwo tugomba gusangira ubuzima tugasangira amafaranga tugasangira byose Ibyo uri kubushuwa ibyo uri kuvuga bishuwa ese nubizi arabwona nta kubeshya n'umunsi n'umwe bana we ese ko ari wowe nkunda ko ari wowe ugiye wanjye gutuma ntazongera gusinzira ahubwo reka nzamura ndaranekereza ukuntu turi bugende ukuntu biri bugende tugomba kujyayo ukajya kureba ukuntu hameze nagushopingira none se uriya ninde ni abakozi baba bari hano umukozi agatinyuka abona nyirabuja ahuze akaza ku murogo ya nasoni sha usanga niyo nta disipurine bagira rega abakozi ba hano ariko buriya babona batari bazi ko ndi hano umva rero nkubwire niba ari ndukoze tw'amafaranga makeya uri kumva uzatwirukanye dushaka abakozi bazima bazi disipurine bamwe baba barabyitoje ubwo hano hanze bari kuturogoya reka twinjire mu nzu sibyo use turajya mu nzu ahubwo wari bita utaha none wenda tukazongera kubonana utaha se ko numvaga rwose byari byaryoshye nabyimbye nari nabyibushye ariko buriya nta kundi nta kibazo sawa nyine ubwo tuzabona nta kibazo ngaho nta kibazo buriya nyine sawa rero ijoro ryiza mubera basi ngende mwese ukomeza sawa bayi umugoroba mwiza ririya shyano ry'umugore rimenya ibyanjye agomba kumvira aha kuko yambuza ibyishimo byanjye akamena amabanga yanjye yose kandi uriya mutipe agomba kunamo fureshi Duseke. Mabuja we karibu. Karibu nta kibazo. Mabuja ese abatonzeza. Nakora umusa. Ako urazana by'abakristo hano. Aba uzi ko abantu bose ari basenga. Sabato nziza. Kuita mubwira. Era. Ubwo nawe ukwangiza ikigoryi. Izi nkoni zishobora gutwa no mu bitaro batakira umuntu kabisa. Iki ni icyondo uri gupondaponda hagati y'ubwo buguru bwawe. Icyo ni icyondo. Oya, uyu ni wamumaga ngo nze ryane. Reba uvuga ko bugize. Reba. Ngaho reba. Ibi. Icara. Yakugeza uryane. Nawe rero usigaye ugenda utareba. Fata ubwo bugaro buryo. Ubugari ntabwo ari wowe. Komeza. Babubwiye ngo murekeraho. Izi nkoni zishobora gutuma umuntu atajya mu bitaro ngo bamwakire. Ndababwiye ngo murekeraho ngaho. Mumaze kurengwa. Mugeze igihe mufata ibiryo mukabiterana. Sibyo? Mabuja nureba. Muri guterana ibiryo. Niyo. Ubundi nabiyamye kangahe nakwiyamye kangahe kunzira mu nzu. Ariko uragabura ntabwo dushobora gusura. Ninjye wakugaburiye. Ninjye wakwinjije muri iyi nzu. Fura. Gonguki. Kanogo. Singuyu. Mabuja ngewe no kwirirwa mukinira mu biryo. Yarahaze. No mugabo yambwiye ko muvukana. Nese njye mbura kumwitaho yambwiye ko musaza. Warebye. Ziba. Warebye. Ukabyara. Urashinje kwanje. Urashinje kichwambe serekaze we. Nawe ntiwibwira ko ugiye gutyo. Ugiye. Ayiwe. Mabuja rikirango nguri zirandembeje.
banyanze Imana yaramfashije ndababarira ariko sinibagirwa mutima